ukirinda ikintu cy'abatubuzi ushobora kugenda ugahura n'umuntu akakubwira ati sister none akaba arakurembye ukagenda wagira nko mu gipangu cye akagucanga akagwa abatubuzi ni babandi bashobora kubona afite ikayi akakubwira ati hinza mbere ugashobora gusanga yagiye ikindi ni ukuvuga ngo mwebwe mugabanye ibintu by'ibiganiro mugabanye kugenda mu muhanda ahubwo mwongere imikorere gute se ubwo mama nyine umuntu yihangira imirimo ushobora no kugenda ukarangura inkweto ebyiri ukazizunguza ugakuramo 3,000 by'inyungu ukabibika n'ejo ukazongera gutyo ugashiduka batera imbere dore nabo bose bafite ibipangu ni uko bazamuye ego ariko hari ababivukira batubuzi cyane Karine bafite ubwenge buri hejuru ndakubwiza ukuri ni telefone wayicuruza ukabona amafaranga subuko ko umuntu azakoreye igishorora ko n'amafaranga yabuze igishoro kuboneka ni nk'uwo mwanya ubuse ikiyede ukoze iminsi 3 bakaguha 9,000 shaka gutuma igishoro cy'umuti ikiyede cy'ahana barahenda mbaza ngo nangaye ni 3,000 byose se mu gitondo kugeza nimugoroba yigiye umukobwa bakwihambiraho ni cyatanu gahibaze umukobwa ku cyatanu wirirwa wikora amatafari umuntu azajya agerageza ashakishe arebe kari wowe urabyumvute uyungu arumva ngo bigoye gute birangora n'ubundi ikintu kiza cyose umuntu akigeraho cyamuvunnye nta kintu kiza umuntu ageraho kitamuguye ikintu kizaguteza imbere ugishaka kare kandi ukagishaka uvunye mama ngaho rero tugende muze tugende ariko nyine ubwo namwe mujye mubyigaho nk'abantu babaje no kumenya ubwenge kabisa uko bimeze mfite amafaranga yiwe ariko nanjye sigaye nizerwa ko nagize umwizerwa hamwe umuntu hamwe 2,000 miliyoni yiwe nkayitwara mu ntoki yaba we cyumva iki nicyo kimenyetso cy'uko nanjye ngiye gutunga amafaranga mbega imikebyo gusa uyu mumeri nawe arizerwa aho bagira aho bamuha amafaranga bakamubwira ngo najya ariko nanjye sinzi ndabizi neza hari igihe yazazamo ayamuhereza ayaba ari 5 mfite mutuburira bitsinze gukora ni kare ntabwo wavuga ngo uzonse amaboko wakoze baravuga n'ubundi bakabanza ko iminsi gatebwa hakibona wenguka kabikwa kure umva nge ndi rusisiranye ubundi bari bakundimyeho ufite ubutumwa jewe se ufite ubutumwa narinje mu rugo nahise ubundi amwitiranya namuha amafaranga atarayanjye kandi bayampaye ngo nyamuzanye wese n'amafaranga waruzanye ufite amafaranga yazane mwana we yazane umva bagiye kubanza kuyabara sinzi ubwo kuntu ugiye kuyabara dore ntashiri bara yabare mama nabare ni ukuyabara nyine kugira ngo njyane umubare wizeye ninde wari ukuntu myeho umva ni wa mugabo kate ufite icyokezo hano hepfo uri Nathan yazane umva yabare neza uhere kuzabitanu ugere kuzasenyeza yabare neza ubu nangahe aguhaye apo wanamwizera se ubundi buriya sakoshi uri he sakoshi na telefone ntabwo mubifite se kandi uri muhawa undi amafaranga ariko narimbizi ariko nanjye nakonaga nkabona sigasha make murebe kandi yajyanye n'ukuntu hari harimo amafaranga menshi none se ubu amafaranga n'ibipapuro y'amafaranga nta mane yanjye narimbizi se mama ubundi uri mu narimbizi neza yuko bagiye kugutuburira none ndebera n'ibipapuro ihene narinzi ko nzishyura umwana ishuri none ndebera barayatwaye ubuse mwebwe ubundi bayambaye nzi ko mbonye muhereza njye nubwo nenzi ko utagiye no kuyabona oya mwabibonye none se njye nagize ngo ahagaze aha ngaha sinamenye n'igihe yagiye ngajya ku ishuri gute
ubwo nyine nta kundi kandi wahereye mu gitondo bivuga ngo abatobozi biki baniteye n'umwaka. nta muntu ugira ubwenge ijana ku ijana. ubu se isakoshi telefone ndigurishije ibihumbi bitandatu uko dore yagiye afata ibipapuro arazingazinga ngo ashyiramo ngo ni amafaranga ngo ni uwo kwa Karori murahazi se mwebwe umuntu antuburiye mureba koko reba mpaye ibipapuro avuze amafaranga nta nubwo narebye ngo umenye n'uwo ari we none ishakoshi arayijyanye amafaranga twari kuzaha amezi abiri arayajyanye mwebwe mwarebaga mwiriwe ese ko muri kwitotomba byagenze utera nyamuneka wa mugabo w'umuntu aradutuburiye nyabu baranyibye hari umugabo utuburiye baranyibye umugabo ufite isakoshi y'umutuku n'ikigofero na telefone uri ubibye sinabonetse mama hano se muri ibi bigo murebere hano wasanga no yishima yarimo hano none mubonye dufashe uturebere nyabu dufashe uturebere telefone mfite dore ibiti niyo bora mfite rwose ntabwo ari umva nanjye ndakunanyisha ko